ben 20 tariki umwana hize plan ndi kumura dan ubwiro sinje sana ngo ibura byibuka ndutira fan agaburu ndakwihira mwana uyu munsi ni Paris ngo dufatira imbari usturunda kikora kandi muzitunga igoma sinzi amagenge zifata ibikoma peace usama doctor wanje guturuka igoma ngo bitch na dose mfata peace ko bumva byo nkora ngo bad destiny rirwa magero mfata ibintu ndi kumura genge niruka niga ntizo jiga jindi busy ndakora ibiceri uri busy cyakora yo it's a boy HB kabisa umeze neza bro umeze neza bro fresh kabisa ibintu bimeze neza HB kuki wise HB HB ni mazina yanjye asanzwe tu amazina yawe nayahe amazina asanzwe nitwa Habineza Justin ubwo iyo ya P ni alphabet uko nawe kumushaka kurukundo string tuvuga M ukagira wenda alphabet sanzwe tu ntabwo wise gutyo HB ntibyari wumvishemo ko ufite impano yo kuririmba impano yaje kera byatari navuga ko impano ishobora kuba yaje mbere ko video gato kuko ibindi bize byo covid fresh urumva mbese imbere yaho gato abantu present mu rapandi ya band 4 browse room rap rero banazanye abantu b'abaraperi cyangwa n'abafite impano nirinda kuvuga ibintu byinshi kuko abantu kuri telefone niho bari bujajinga muri aka kanya menya ko waje muri competition waje kunyemeza jewe nyemezwe neza n'abakunzi bacu ndavuga ati impano urayifite hako nutabemeza no kuri kw'Imana itusezera kariyere y'umuziki w'ibindi bintu natwe tugomba kwimeza kabisa bamugere kugira ngo bemeze rero burya ibikorwa biruta amagambo banze kubita indi verse itinyemeza kabisa tuna kugenda bafata teknolojia tuna kurira sana umujana zisize tunagira mukuru utsubira gufuna kaza spotfa izi bitches private down sibide byo guhangana n'abana baturuka to ubona neza n'abana ndaguruka ntuza kunafatisha zilo ngo fantastic kubunte kubukarunte pesi mihigo nabaje mugaro ibyaro by'imwe nabigize rero izi bitches zikunda gufata ku mano zigobo batone zikonje bukaro ngo fete batambura bose Kigali mufashe bakoze na paste the baddest injana n'ikemika harvest izo zirimo prestige umuntu wafera muvuze zombi shute za video zikagira beve udufite ndisuta mama sita ndahara za chakiti sindi sura ya mena sibihite kurushia sinelita ugende zifite refezi na bitches za turamutsaza ndibizi mihoro buri bikeje kadira gira biceri yela first rapper muri West ako kajambo ntabwo kari kunci kuki first rapper muri West nuko na ndi mu nzu ndenze kabisa muri West kuki twita first rapper mu Rwanda muri Rwanda twashaka mu Rwanda uratinya ubwo harimo akangahe ntabwo navuga kuko ari benshi babizi yego gusa kenshi navuga first rapper muri West nuko West niho ndavuga cyane abandi baraperi ba muri West numve bazwi numve nimba hari n'urusha banza mbwira abarapper ntabwo ndaza abarapper bari muri West ntabwo kuko benshi ntabwo kuko ari icyo kintu rero burya ngiye sinjya nkunda gushimagiza umuntu icyo kintu ndakikunenga kunenga ni iki burya hari impamvu ituma abantu dutera imbere kugira ngo dutere imbere tugomba kumenya abo tujyana nabo surambwira ngo urifashe uturutse muri West iwanyu ni Gisenyi urifashe uturutse Gisenyi uraje uje guhangana ariko ntabwo ufite na mugenzi wawe ushobora kwitabaza bibaye ngombwa uvuga ati bro bimeze gute hano banyatatse nshaka ko dufatanya tukagera kwa ko uri mwaka kandi umva ko muri aperi wenyine hari muri West ngira ngo nashe guhangana agura tutse yavuye guhangana bro waje gukora iki ngiye naje kwerekana ibikorwa byanze n'abafasha bakuri n'abandi ngiye urumva n'igihe ngiye n'injye mu muziki urumva ni bitari kinini cyane ntabwo nawe maze kumenya abahanzi bose ba Rubavu urumva n'injye muri covid urumva hari benshi bambanjirije ngiye none ndashaka kundi komanda abahanzi babiri muri West ngiye nzatumira hano ubutaha muri Classic Vibes bandi komanda babiri b'abaraperi raperis nakukisa kurabungwese uzatuma utangiye nzazana umuhanzi hano mugakorana bato ni kuri muri West muzana hano we nawe mukore bato kugira ngo mutemwe fresh kabisa ndabikwemerera kabisa kuko hari umuhanzi wanjye Shaft ndamuzi kabisa Shaft ntabwo muzi Shaft njya numva gusa ntabwo muzi ukubera urego ntabwo ikintu mwemerera kwanza amazina njya ndumva ariko hari ikintu mwemerera ko next show utangiye nzakuzanira uwo muhanzi nzamukuzanira ngiwe nawe komane ngiwe nunyemera ukavuga uti uri wa muhanzi wambaye muri West nzabyemera kabisa none se ikibazo nyamunda kubona kwera iki abahanzi bo mu ntara kuki badatera imbere nyine kuki mwumva ko ari ngombwa kugira ngo ugafate music yatera imbere bigusaba kuza i Kigali kuki wumva ko music yatera imbere wayamamarije aho utuye then kazi gafata n'igihugu nuye mpamvu
ubundi kenshi uri umuhanzi buri ibintu byo gutrendinga ku isoko ntabwo yaba urariye hano producer b'i Kigali niba ureba ukavuga ati producer akorera ishi mu Rwanda mwese mufata neza star kubera icyo utavenda bavuga ati ya muntu ukorera ishi reka rero indirimbo nawe igeze Rubavu kuki so utakikora hari Rubavu ngo nawe ukore n'umuproducer muzamukane kugira ngo ujye gufata umwanya uza kureba uwo ngo ukora ishi afite uko yikoze producer bafite uko bazamukanye nufata Kevin akorerwa n'umuproducer bita Proze akorerwa n'umuproducer bita Kina Beat nagakorerwa na Element cyangwa n'abandi ariko ibaza impamvu we yagumye agakorana nabo ngabo mpaka afatishije noneho kumva ko kugira ngo gafata uzaza gukorana nabo ngabo b'i Kigali ni impamvu yego icyo avuga ntabwo uhorana na bane gusa mu Gisenyi turakorana benshi Kidits mu Gisenyi mu mujyi turakora banza dukubite vase unasuhuza abantu abanyarubavu twagiye kugira imipaka imana n'ibiki mu gace gafata umwanya bigize imikino kuna kwizina cyangwa se neza n'ikogaji feza n'ibishoko nzumva nashyize n'umugo ndikende cyane muri siri natanga imikino masiri agahinda kutagira imigi kuko turasana hufana rafiki utundi nagenga turi muri pari dusaba kandi nk'imyenda mu biti gara n'igati bajyana Kigali ngo hazina derika ndabona kata Buba inzugi ku mapapa ni plastic zijiga ye muhiti ni hiti desk ntabwo ni handa bakibaza zina duhita seka simba ariko zanyambika impeta ubuvuzi gisasa n'ikeka ku mavinda sarira byari guheta reka tubanza twitaba abantu kuri telefone bagira icyo bavuga kuri Imana nimba bizi cyangwa byanze reka twitaba kabisa iyi nimero allo good rich allo isakupa isagenda kabisa isagenda yirukanka byadanje nimba bigenze bite simbizi reka dukomeze turaza kuri wenda abandi bagenda bahamagara reka tubanze twitaba ingiyi twumve ese bimeze biti aratangaza iki allo yo bite yagiye wanza ari ikibazo cy'amakonexio sinzi ikibazo gihari abantu benshi bari guhamagara phone zihita zikupa gusa ariko ikintu ngewe nakubwira ko nuko Imana nayishimye ndive ni na byiza cyane we komeza ukore cyane kandi uzatera imbere muri music yawe kuko ufite vibe kabisa urakora neza ugatwika ku rwego rwo hejuru ni ibintu tutakirengagiza abantu bari kuduhamagara sinzi nimba ari ikibazo cya connection ko bari guhamagara zikahita zikuraho ariko ikintu nakubwira ko nuko ufite abantu benshi bagushyigikiye kandi nshimishijwe no guhura n'impano nkawe ikintu musezeranyije nkuko nabikubwiye ubu utangiye nzaba ndi kumwe na Nure Manzi allo uraho neza uraho ni kuri Good Rich witwa nduragana he uri Kigali umuhanzi wacu wamubonye yagiye reka twitabuye ngo reka twitabuye allo yo bite urinde urahagana he ya bite ni witwa nde urahagana Alpha gira icyo uvuga kuri uyu muhanzi ziri hejuru urakoze cyane reka twitabe n'indi nimero reka twitabe n'indi allo HP wamubonye uramuvugaho iki bimeze bite nta kibazo thanks urakoze cyane kabisa gira iki uramubwira iki gira ikintu umubwira yagiye kabisa yagiye reka nkukomeze mwifurize kugubwa neza brother reka nkomeze mwifurize kugubwa neza abantu bari guhamagara ni benshi cyane reka twumve uyu nguyu niyo telefone ya nyuma allo yanze kuvuga ntabwo ari kuvuga ntabwo turi kumva allo neza yanze kuvuga kabisa yanze kuvuga sinzi allo iyo vana umukobwa ataguhamagaye bari kubabara wallahi witwa nde ni kuru cyane gira akantu mubwira mukunda cyane Imana ishimwe urakoze cyane urakoze HP ni abantu benshi bari guhamagara kuri telefone kuko ntabwo bose twabajyamo ngo
ngo tubahage. Ikintu nkomeza kukubwira nuko ufite impano kandi uri talented. Ikintu nakubwira wowe wavuga ngo sitaro ry'amano, sinzi ukuntu bavuga nyine ngo uke gusitaza amano. Komeze ugende neza kandi wibuke ko muri music respect nicyo cya mbere, kwiyubaha mu byo ukora nicyo kintu cya mbere. Reka mubwire gukomeza kugubwa neza you HB, kandi akaba afite indirimbo nshyashya nari bagiye kubikubazaho. Afite indirimbo bita Drip, ikindi voice Drip, kurangiye kora Drip 4 nawe uri kuri Drip za page shanari kabisa. Urakoze cyane, wibutsa abafana banjye nakomeze mwagenda ubu ngubu mukandemura YouTube ni HB official mukaberikirana kabisa brother, uri tugatera imbere igihugu cyose bro kabisa. Mukomeza mufashe uyu muhanzi wacu, mukomeza mufashe uyu muhanzi bamwita HB, kandi ikintu mbifuriza ni ugukomeza kandi kudukurikirana. Mbifurize ko kandi nimba ushaka kubaho neza, abantu bose njye umuntu wese nkunda mwifuriza kubaho neza, ariko kwifuriza kubaho neza ndashaka kubaho neza ukurikirana Classic Vibe, kandi ntabwo abaho neza udafite update tubagezaho hafi ya buri tubageza update kuri wa gatanu guhera saa 10:30 kugeza saa 12:30, aho muri kumwe nanjye Slim Jesus Delio Entertainer. Tuba turi kumwe kuri Goodrich TV. Mbere na mbere reka mbanze some message abantu bajye bandika tuyita dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abantu bari guhamagara ni ukuri mwihangane kuko nta kundi twabigenza kabisa. Ikintu nababwira nuko ari aho ubutaha, basi mwandike message kuko ubu ngubu amasaha yo kwita telefone yarangiye kabisa. Abantu bagiye bandika message katugenda tureba bati hey bro uwo musore arabishoboye kabisa, nakomerezaho. Abandi bati hello mama song okay Amalina nari John, abandi bati Islam ni Musa ndashaka indirimbo ibyapa ya Platini P, undi ati ati ni nare Prince HB aratwika kabisa, ba Kevin barahungira he barazana impano kabisa. Mwakoze cyane rero abakunzi ba Goodrich TV. Iki ni ikiganiro Classic Vibes, ikiganiro cyageraho buri wa gatanu guhera saa 10:30 kugera saa 12:30. Muri kumwe nanjye Slim Jesus. Reka mbere na mbere yuko dusoza banza dushyira akantu kaga publicity, tubanze tunarebe ukuntu ibintu bimeze. Ikindi kandi bifurize gukomeza kugubwa neza naho ubutaha. Ciao turi kumwe cyane kabisa. HB Allah, sawa ibihe byiza brother. Thanks.